Murakoze New Hope kuturirimbira neza kandi Imana ibahe umugisha. Mwaramutse iteraniro. Imana ibahe umugisha kuboneka no kuza kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 hano muri EAR ubukidikoni bwa Kimironko. Ugiye Imana yatoranije kugira ngo tuganire, ndi Canon HARERIMANA Pascal, abantu mukuru w'abakristo hano Kimironko. Imana rero ishimwe kuduha uno mwanya mwiza. Twasomewe mu bice bitandukanye. Twahereye muri Zaburi ya 86 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 13. Hanyuma dusomerwa n'igitabo cya Mose cyo kuva igice cya 3 uhereye umurongo wa 1 kugera ku wa 6 no kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 15, ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 11. Intego iravuga ngo ubugingo buhoraho ni ukumenya data n'umwana. Haleluya. Ni ukumenya data wa twese n'umwana. Bamaze kutubwira ko twatangiye icyumweru cy'ubutatu, ubwo kumenya data na mwana turongeraho n'umwuka wera. Amen. Imana ishimwe. Umurongo dushingiraho ubu butumwa nuwo muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3 uvuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Muri iki gihe abantu benshi bazi ibintu byinshi bitandukanye. Ni byiza, ni amajyambere. Ariko iyo babajije iby'Imana usanga benshi babiha agaciro gake, kubera ko abantu bamaze kwizera ubushobozi bwabo, bizera ko bize neza, bizera ko ibyo bakenera ibyinshi bamaze kuba babikora, bakagera ku cyo bashaka. Ibyo ntibihagije. Kumva iby'Imana bashobora kubyumva, bavuga oke dufite yaba n'imodoka yaba n'ahariho hose, ashobora kumviraho ijambo ry'Imana, ariko nk'uko bamaze kubitugezaho Bibiliya ni ngombwa. Kumva iby'Imana bitandukanye no kumenya Imana. Haleluya. Kumva iby'Imana ukavuga iby'Imana, ibyo bitandukanye cyane no kumenya Imana. Mu kuva mu gice cya 3 umurongo wa 4, Mose aho yari yarahungiye aza kubona igihuru cyaka umuriro. Imana imuhamagara mu izina rye iti Mose, Mose. Haleluya. Imana nubwo Mose yari yarahunze, ariko Imana iracyamwibuka, iracyibuka izina rye, iracyibuka uwo ari we, kandi iracyabona hari icyo ashoboye kuba yayikorera. Dawidi
wimitswe nawe akaba umwami mu buryo bw'igitangaza, ndetse ageze no ku ngoma agakora byinshi bitandukanye. Nawe aravuga muri Zaburi ya 86 abona ko icy'ingenzi ari uko Imana ikomeye, agashyira imbere kukuramya Imana. Yesu muri bwa butumwa twabonye buri muri Yohana yigishije ko ubugingo buhoraho bubonerwa kandi bukamenyerwa mu Mana yonyine ndetse n'umwana wayo Yesu Kristo. Anyemeza ko mbuze imbaraga nizere negera wari ku gicaniro ngomba barirwe ndirimba indirimbo z'urukundo. Imana imurebye abona yuko nta kindi cyamushoboza uretse kwemera ko Yesu ari we wenyine ukwiriye kubungura no kubaha imbaraga. Aho twasomye ndagira ngo hadusigira amasomo 4. Irya mbere, ntabwo Imana ihishwa kandi ntabwo Imana itungurwa. Icya kabiri, umuntu umenye Imana arayiramya. Icya gatatu, Yesu atuyobora ku muremyi data wa twese. Icya kane, ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Ntaho wajya, ntacyo wakora, ntaho wakwihisha Imana. Imana aho wajya hose irakuzi, irakureba, kandi iyo yiteguye kugukoresha nta mpamvu itagusanga wigukoresha. Mose aho yarari mu gice cya 2 tubona ukuntu ari muri Egiputa, yishe umunyegiputa arahunga. Amaze guhunga yumva ko birangiye, ndetse aravuga mu myaka imaze gukura ahungiye i Midiyani, yumva ko ibintu birangiye. Arashaka Zipora, yumva ko aho ari aho ngaho Midiyani ibintu birarangiye, ndetse iby'Imana no muri Egiputa aho yahoze ibyo bisa n'ibyarangiye. Ariko Imana ntabwo ibintu birangira. Uroye aho yarari i Midiyani, ubundi ni muri Arabia Saudite y'ubu. Ukareba muri Arabia Saudite ukagereranya na Egiputa, ni ibirometero hafi 1200. Amen. Imana ntiyita kure y'aho uri kugira ngo igukoreshe. Ntiyita yuko uri mu butayu ndetse itibaza uko uzasubira hahandi wakoreye icyaha cyangwa wakoreye ikibazo. Ntacyo Imana biyibwiye, kuko Imana ifite inzira yiteguye kukunyuzamo. Haleluya. Amen. Nta gikanga Imana rero. Mu birometero 1200 Mose ntabwo yari afite uburyo bwo kuzana indege n'ubwato, hari mu butayu, ariko yumvira Imana
Imana imuhamagara mu izina rye, iramukoresha, kandi ntiyita ku byo yahakoreye bibi ngo yibaze ngo bizagenda gute ko hari ahantu Imana insubira kujya gutunganyiriza ibintu nahakoze, nahiciye umuntu, nimpagera ntibazongera bakambaza batese byagenze gute. Ibyo mwabibona mu gice cya 2 n'igice cya 3 tumaze gusoma cyo mu Kuva. Ariko kuko Imana imushaka, yaramusanze arayumvira, abanza no kujijwa no kwibaza ese iki gihuru cyaka bingendekeye gute. Ariko Imana iramubwira iti wihegera kuko ahangaha arahera, banza ukuremo inkweto zawe. Haleluya. Imana mu kuyegera biradusaba yuko dusubira hahandi twakoreye ibyaha, twamara kuhasubira tukezwa ibyaha, hanyuma Imana nayo ikadukoresha. Amen. Imana ikidushakaho ni ukumvira, twakumvira tugasubira hahandi. Ntabwo Imana ishaka inzira y'ibusamo. Hari benshi bumva ko bazakora iby'Imana ibashaka, bakumva ko bazakora uko bishakiye, ariko Imana iyo ifite muri twe ntabwo ari inzira z'ibusamo, ahubwo ni ukugira ngo tubanze twihane bya byaha. Dawidi muri Zaburi ya 51, Dawidi yayanditse ubwo umuhanuzi Natani yazaga aho ari amaze gusambana na Betisheba, hanyuma ndetse yicisha na Uriya. Hanyuma Imana iramusanga, yemera guca bugufi. Mana, ndemera ibyaha. Tumaze kubona Mose yabanza kubwirwa yuko aho ari ahera agomba kubanza kwihana. Turabona Dawidi nawe ugiye kuramya, ariko abanje kwihana muri 51 Zaburi. Noneho muri 86 tukamubona aramya Imana. Haleluya. Ndimo ndagenda mbereka ko gukorera Imana biragusaba kubanza kugira icyo ukuraho, kugira ngo noneho wakire Imana, wakira agakiza, uramye Imana, kandi wumva ufite umutima ugukwiriye. Yesu rero niwe udushoboza ibyo byose. Ibanga nta rindi, ni Yesu. Yesu arimo asenga iki gice cya 17 ni isengesho rya Yesu. Ni isengesho rya Yesu aho arimo yereka Imana yuko ibyo yamuhaye yabikoze neza, ko yamuhimbaje, ko yakoze umurimo we, kandi ibyo ngibyo nabyo akabidushishikariza kugira ngo tubone urukundo rw'Imana, tubone imbabazi zayo, ndetse tumenye yuko ari nawe nzira, nta handi twanyuramo. Iryo banga rero ryo kumenya Yesu niryo ryonyine ridufasha kugira ngo dushobore guca muri ino nzira tutandujwe nayo. Iryo ni isiri dufitanye na Yesu. Asili naye Yesu yanifanya niwe jasiri. Yesu ufite isiri n'Imana, kwa amani nayo urakira Yesu, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikilukaluka. Hosana, amen. Nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo
kunifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikilukaluka nikimba hozana amen. Nta handi twavana imbaraga, nta handi twavana agakiza uretse kumenya ibanga ry'uko Yesu ari we gisubizo. Ubugingo buhoraho ni ukumenya Imana. Amen. Ni ukumenya Imana. Yesu ntabwo yavuze ko ubugingo buhoraho ari ukutunga. Oya, turibeshya tugacurika ibintu. Ntabwo Yesu yavuze ko ubugingo buhoraho ari ukwiga cyane. Oya, ni byiza ibyo byose. Ariko yavuze ko ubugingo buhoraho ari ukumenya Imana no kumenya Yesu Kristo. Kumumenya ni iki? Ni ukugirana umubano nawe. Amen. Ese mufitanye umubano n'Imana? Ese mwemera Imana? Ese wemera Yesu? Ese uramwumvira? Ni ukumumenya, ni ukumwumvira, ni ukumenya iryo banga. Ibanga mu byo dukora byose, Yesu aratuzi, Yesu niwe gisubizo, Yesu niwe nzira dukwiriye kunyuramo, nta yindi nzira twabona. Ku musaraba we niho twaboneye agakiza. Amen. Nta yindi nzira uretse umusaraba wa Yesu. Ku musaraba we mwiza niho amahanga yacunguriwe. Amen. Ku musaraba wawe mwiza niho amahanga yacunguriwe, igorogota wavanye iminyago, wirongeye mu maraso ya ku musaraba wawe mwiza niho amahanga yacunguriwe, igorogota wavanye iminyago, wirongeye mu maraso yawe. Ku musaraba niho tubonera ubugingo. Ku musaraba niho intsinzi yaciri. Ku musaraba niho iyo ducitse intege Yesu adusabira. Yesu niwe gisubizo cy'ibyo tunyuramo. Yesu iyo tugize intege nke niwe udusubizamo imbaraga. Amen. Imbaraga z'Umwuka Wera yasize muri ino si nizo zidushoboza kugira ngo ibyo tunyuramo byose twe guciye ubusamo. Nta yindi nzira tuzabona, ntayo tuzabona, nta yindi hari, ahubwo inzira ni kuri Yesu, ni Yesu wenyine. Uri inzira ijya mu ijuru nimwe, ni ya Yesu n'umusaraba we, nimusha inzira y'uwambambiwe, sinzayobona n'umucyo, nta yindi nzira tuzabona, ntayiriho abandi mwe, n'ukuri inzira ijya mu ijuru n'iy'umusaraba, nta yindi nzira tuzabona, ntayiriho abandi mwe, n'ukuri inzira ijya mu ijuru n'iy'umusaraba. Uno munsi rero nta yindi nzira tuzabona, nta handi tuzanyura, nta handi tuzaca, nta kindi tuzakora kizatugeza mu ijuru. Ibyo washyira imbere byose, abantu wakumva yuko ari bo bagufasha, ko ari bo bagiye kukurangira inzira, uribeshya.
nta yindi nzira keretse Yesu. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe. Imana irakuzi mu izina ryawe. Haleluya. Umunsi wawe n'uyu, kandi wibishyire ejo. None niho hawe, ejo ntuhazi. Nushaka kwinjira hera cyane, ukajya imbere